kumbabaza ariko umukino kimwe kumbabaza iyo ndi mu muryango w'iwacu kwa papa barambwira ngo ndi umugome narabivuze muri jenoside narabivuze yuko ngo bishe uwo muntu kumva baranyanga najya mu batutsi na bakanyanga mama ati turakuzi uri umututsi nanyukeho ariko nawe ni umuntu ameze nk'umusazi iyo umurebye ubona yarabaye nk'umusazi Benimana nitwasanze imfura Sipiriyani muri make nakurikiranye ibiganiro byawe kuri TV bituma ngira nanjye nagusanga ngo tuganire mu mateka nanyuzemo nyine mu bihe bya jenoside no mu gihe no muri iki gihe nkaba numva rero muri jenoside nafite imyaka ndumva ari 13 ubwo ubuzima bwa jenoside bwaranshariye cyane kuko muri jenoside nari umwana mama yarari guhigwa papa nawe afite inshingano interahamwe zari zaramuhaye z'uko agomba kurinda amato yabaga ku cyambu yari umugabo bita Samuel ubwo mu rugo no kubona icyo kurya uri kumva nta cyari gihari nyine kwari uko nanjye nagendaga mu misozi mu baturanyi ngenda nshakisha ikintu navunira mama n'abarumuna banjye gutura ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe 13 ni ukuvuga ngo rero jenoside uko yabaye nabonaga kubera nari umwana numvaga nta kibazo mbona byose ari nk'ibintu byagakwiye kuba bibi ariko maze gukurira nasanze byari ibintu byari birenze ubwenge bwanjye muri jenoside nabayeho mu buzima bubi cyane jenoside nkajya ngenda aho abantu bari kwica abandi nkabireba noneho hari n'igihe nagiye gucukura ibijumba mu Masaka ngenda nububa aho hantu ntageze numva abantu bari kuvuga haruguru gatoya urugo nyine rw'umuturanyi we twitwa Mbimbura mageze nsanga ni data wacu hari ari kumwe n'uwo mugabo bita Mbimbura yego aramubwira ati rero ngiye gukura umurambo wa mama hariya dore babiciye hariya dore turi inshuti mbabarire ntumvuge uwavugaga ko agiye gutora umurambo ninde ni uwo mugabo bita Mbimbura noneho uwo yabibwiraga data wacu ibindi imwe na papa gutya gutya kubera ko mama yashatse mu bahutu ni ukuvuga ngo mama yashakanye nyine na papa ariko mama we ni umututsi noneho aramubwira ati nta kibazo uwo mugabo ikintu cyambabaje yahise agenda ageze hirya ahita ambwira ariko nanjye impamvu nahagumye nuko nabonaga ari data wacu uvuga ngo nta kintu bari buntware umugabo ahita ajya hirya ahita ahamagara interahamwe nyine ziza zihuse zitazifata uwo mugabo ahubwo ati mumbabarire mbanze nsenge munyice aramutemagura nyine ndirukanka nyine kubera nabonaga ari byagenze mama arambwira ati mwana wanjye nta kundi byagenda ahubwo hari ikibazo kirimo genda ujye kwa mushiki wawe ubwo nari mfite mushiki wanjye uba mu mujyi ubwo ngezeyo kwa mushiki wanjye uba mu mujyi hara mu Cyumbati niho yabaga umugabo aramubwira ati dore bari gushaka kumunyicira mu maso umujyane mugere mu rugo yenda iwanyu kubera ko iwanyu yenda ariho badashobora kumwica ubwo ni ukuvuga nde mushiki wanjye mushiki wawe twaragiye na mushiki wanjye turakomeza turagenda tugeze mu nzira duhura n'interahamwe yego duhura n'interahamwe ziravuga ati we turakuzi
uri umututsi na nyoko ni umututsi tugiye kubica. Wibuka bari bari muri iki gitero? Abari bari muri icyo gitero ntabwo mbazi, ariko ni abantu bahari ako gahantu bita hano bahitaga hano umuntu ari kuva hejuru kuri Kivuwate Nyagahinga, harimo abagabo ngo bitaga ba Kibuye, bahita n'undi muntu ngo bita Sibomana, bahita bavuga ati wowe turakuzi Marita, ubwo mushiki wanjye yitwa Marita, ati none aravuga ati ni ukuri ntabwo ndi umututsi, mumbabarire n'ikimenyimenyi mutumize iwacu barebe ko ndi umututsi. Ariko nyine yari ari kugira ngo arebe ko batamwica, bahita bavuga ati none se urahagera turamenya gute, reka dutume uyu mwana agenda ajye kwa responsable azane igipapuro cyerekana ko utari umututsi, nibwo turakubabarira. Siga bamwicaje munsi y'umukiro, aramubwira n'umutinda ariko bambwira usanga twamurengejeho ibikuru. Ndiruka ngeze kwa responsable arabiguma urupapuro ndaruzana, tuhagejeje baramureka turataha. Tugeze mu rugo mama aravuga mwana wanjye uraje, haciyemo akanya bahita baza intambwe zitazigaruka zibuje zitazibamo, tugiye kubica, tugiye kwica uyu mugore ni umututsi turabizi. Mama bavuga ngo noneho musaza data wacu kubera ko yari afite imbunda bamwitaga Nihanga, ahita avuga muramwica kubera ko yari afite nawe ngo umututsi, umugore w'umututsi, avuga nimumwica nanjye ndabarasa ndabamara nta n'umwe uva hano. Ubwo uwo bavugaga bashaka kwica ni mama wanjye. Ese kuki mushiki wawe ari bo bashaka kwica wowe ntibashaka kwica? Impamvu mushiki wanjye ntago mama yari yarashatse, uwo mushiki wanjye yari yaramubyaye ku wundi mugabo yamuzanye iwacu. Ubwo niyo mpamvu bavuga ngo umushiki wanjye we ni umututsi, ngo twebwe baravuga ngo turi ibyimanye, kuko byagezemo na hagati bavuga ngo n'ibyimanye tugiye kubyica. Nibwo jenoside yasiye nkaho inkotanyi zaje zirayihagarika, ariko n'ubundi natwe bashaka kutwica. Nta kibazo bakomeza ubwo n'uwo munsi ubwo biba birarangiye. Mama aravuga ati ubwo kuva baturetse, hakaba hari indi nterahamwe yitwaga Munazi yakundaga mama, akageza akamubwira ngo umukecuru humura nta muntu uzakwica, nta kibazo. Papa we uko bavuga kwica baramukubitaga, ngo ni ikigabo cy'ikigori ntabwo gishoboye kujya kubafasha kwica. Ariko bamuha inshingano, hari amato papa yarariraga, amato nyine yanga atwara abantu, mubwira tuzaburamo n'ubwato na bumwe tuzahita tukwicara n'umuryango wawe wose. Ubwo birarangira, jenoside mbona irangira, ariko ubuzima bugenze nabi cyane, batangira guhunga abantu bati bahunge. Papa aravuga ati nta muntu nigeze nica, ntago mpunga, tugume hano n'ubundi izo nkotanyi zizaze natwe zitwice nta kibazo. Birarangiye, mbese muri make birarangiye. Nyuma y'ubuzima rero jenoside irangiye, nagiye kwa nyogokuru nsanga nta muntu n'umwe ukihari, abana bose barabishe. Ariko ikintu kikumbabaza ariko ikintu kimwe kumbabaza, iyo ndi mu muryango w'iwacu kwa papa barambwira ngo ndi umugome, narabivuze muri jenoside, narabivuze ariko ngo bishe uwo muntu, kumva baranyanga, najya mu batutsi bakanyanga. Mama inzu igiye kumugwa kandi ninjye bayubatse bigoye. Se kubera iki habaho imiryango ifasha abantu badashoboye bacitse ku icumu? Nibaza mama wese yacitse ku icumu ko batamufasha, mbese nkibaza impamvu ubuzima bugumishe kungora bikancanga. Se nkibaza impamvu batamfasha ni uko papa ari we atari umututsi. Mbese ubwo byaranyobeye, nabuze ahantu ngomba kuba mpagaze. Niyo mpamvu iyo tugiye kwibuka najya mu biganiro kuko birangora cyane. Ubwo rero narabonye ibiganiro ndavuga nti
naza nawe uje kudusura ku kigo nderabuzima hariya wadusuye ubwo wavuze ati uzaze tuganire. Nibaza ariko abayobozi niba babizi b'igihugu cyangwa izindi nzego cyangwa n'abantu bafasha abantu, numva bamfasha pe bakankura mu buzima ndimo busharira, ndakodesha singira ahantu mba. Umukecuru nawe ni umukecuru, kumva ni umukecuru ushaje pe, na papa nawe yarashaje, nta kintu mbese bagishoboye gukora. Ubwo rero muri makeya ni ibyo ngibyo, ndetse niba hari ikindi kintu wambaza. Hari umushiki wawe wakomeje kuvuga ko yahigaga muri jenoside icyo gihe, yaba yarabayeho? Yabayeho, ariko nawe ni umuntu ameze nk'umusazi, iyo umurebye ubona yarabaye nk'umusazi, afite abana anakodesha, nta hantu agira ho kuba, ni umuntu wirirwa yinywera inzoga zaramwishe turazivumbaguza ziriya z'inzago. nawe yarataye umutwe, nta nubwo yashobora no kuvuga bino mvuga, ntajya ajya no mu biganiro, ntaba ashaka kubyumva, ubuzima bwaramururiye ari aho ngaho. ubu se abaye hate, akora iki? Ni uguca inshuro nyine, yabonye ajya gucirira karahajyayo, utajyayo ubwo nuko akaburara, nuko nguko umuntu utagira n'aho anavuga kuryama se. ese ko numva waciye mu buzima bukomeye n'ubu kandi bigikomeye, ubigenza ute kugira ngo ubashe kwihanganira ibi bintu? Nyine ubwo ni ukuvuga ngo ngende umukarani, ntabwo nigeze niga, nta kandi kazi ngira. ubwo nyine naravuze kwirwanaho, nkagenda nkatwara imizigo ahantu haba isoko ku Kivu, nagira icyo mbona nyine, ubwo niba nkoreye 3 cyangwa 2 igihumbi ngiye abo babyeyi kugira ngo nabo babeho, ayandi nanjye nkayifashamo nyine mu bwo buzima, kugira ngo mbone ni code. ubwo nguko nuko mbayeho. Urumva wifuza ko watanga ubuhe butumwa ku muntu kuri iki ikiganiro akumva agahinda kawe? Ubutumwa batanga umuntu wese aho ufite umutima ukunze, hari ikintu yafasha, akaba yafasha abo babyeyi, yenda ngenda cyane n'umusore, yenda agafasha umukecuru n'uwo mushiki wanjye, yenda ngiye nkagumya nkirwanaho muri ubwo buzima, ariko pe babaye mu buzima kugira ubuzima bwa jenoside yanarangira ukagumika ukaba nabi, kandi hari abantu bagakwiye kuba bakumva bakagufasha, na leta ngira ngo yabishyizemo ubushake, ahubwo sinzi ahantu bipfira, niba abo bishinzwe batabireba simbizi, ariko ndasaba umuntu wese wakubona ahumva akagahinda kanjye yagira icyo amarira pe. ese ko numvise uvuga ko mama wawe yari umututikazi, hari abantu bo mu muryango we baba bararokotse? Hari amakuru yabo mwamenye? Abantu bo mu muryango we, umuntu warokotse ni umuntu umwe, umusaza we, nawe musaza, ariko yarongeye nyuma aranapfa, yapfuye jenoside yararangiye, yicwa n'indwara bisanzwe. Ariko mu bana, mu bundi muryango we wose nta n'umwe warokotse, bose barapfuye, nta nubwo twanabonye n'abo tubashyingure, bamwe twarababuze. Undi muntu uriho ni umwana we, sinzi niyaba uwo mugabo wapfuye, nta wundi. Barimo uvuga yuko umuryango papa wakomokamo, umuryango wa so utagukunda, byatewe n'iki? Impamvu utankunda uri kumva nyine, ubwo muri gacaca ntabwo nigeze mbyihanganira uwo muntu yishe, narabivuze, mbivuze bahita bavuga ngo ntabwo nari nkwiriye kubivuga, baranzira. Ubu ntabwo nabakandagira, kandi nabo n'ubundi bamwe nyine uri kumva barabafunze, nabo ni abantu nyine ubona badafite icyo bamaze, n'ubundi amaraso y'abandi bishe yabakukiyemo. ni ukuvuga ngo ni uko nguko, niyo mpamvu batankunda. komera. Turasaba rero umuntu wese waba wakora iki kiganiro akumva agahinda k'uyu muvandimwe, yumva afite icyo yamufasha, mwaca kuri nimero ye mwabonye, tukaba twamuhumuriza. Ariko hari ikibazo mpise nibaza, none se uyu munsi uwo mushiki wawe ntabwo Minu Ubumwe cyangwa se Farije niko bajyaga bayita mbere, ntabwo yigeze imufasha ngo abashe kwiga? Wapi, ntabwo yigeze imufasha, nta kintu na kimwe yamufashije. Kandi ikindi cya kabiri, ukumva yari mukuru,
kuko urabona afite nk'imyaka nka 40 nka 60. Ubwo mama n'umukecuru arashaje. Ntabwo rero ari inzu yo kubamo, ntayo bigeze bamufasha, ari nta kintu, nta bufasha na bumwe. Nawe nushaka uzaza urebe mu rugo, mbese uhagere ugire kubitera ukibona, uvuga ngo aba mu kazi kangana urwara, nako akodesha, nako kugakodesha nta nubwo abona icyumweru gishize ajya guhinga kugira ngo abone ukuntu abaho. Komera. Abadukurikiye bafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo bafasha kuri iki kibazo, nyabona mugire umutima utanga, muzirikane ko aho twahoze twese, niba waragize amahirwe wowe ukahava, uyu munsi akaba ari icyo wamaze kugeraho, zirikana ko hari abandi bo ubuzima bwanze bakiri muri bwa buzima busharira nawe uzi baba baranyuzemo. Hari ikindi wifuza kuba wakongeraho? Nta kintu nakongera. Urakoze, naho utaha ubwo undi wese wagira icyo ashaka kubaza twazamuhamagara akabasubiza. Mugire umunsi mwiza.